Turashima Imana yongeye kandi kuduheza uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere kandi tuganire ku magambo meza y'ubugingo, amagambo y'Imana. Uyu munsi turaganira kuri topic ivuga ngo kwikoreza Uwiteka urugendo. Kwikoreza Uwiteka urugendo rwacu ruja mu ijuru. Aha turaza kubisanga muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5. Haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira nawe azabisohoza. Amen. Hano turasabwa iki? Turasabwa guharira Uwiteka urugendo rwacu kugira ngo azabisoze amahoro. Naho twebwe ubwacu twagira turabigerageza, n'ababigerageje ntibabisohoje amahoro, ntibagezeyo amahoro. Kuko runo rugendo ni urugendo rutoroshe, ni urugendo rukomeye cyane, ni urugendo intwari nyinshi zananiriwemo, ni urugendo impaya amaguru nyinshi zaruhiyemo ntizahurukayo, ni urugendo rwananiye abasore, ni urugendo rwananiye abapapa, ni urugendo rwananiye abakobwa, ni urugendo rwananiye ababashe kugira gute, ababashije kutikoreza Uwiteka runo rugendo, ababashije kwiharira runo rugendo bibwira kuko bazabasha kugira gute, bazabasha kwiyobora bagahurukayo amahoro. Abo bose barananiwe. Niyo mpamvu tuvuga ko runo rugendo rutoroshe. Inzira igana mu ijuru ntabwo yoroshe bene data. Mureke tuyiharire Uwiteka wenyine kugira ngo azaduhurutseyo amahoro. Duhuruke Isiyoni ku Mana, duhurukeyo amahoro, tuje kwiririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuje kunezerwa, tuje kwiberaho tudagipfa, tuje kwiberaho mu munezero w'iteka ryose, tuje kwiberaho n'abadusize, tuje kwibonera abo twari dukumbuye, tuje kwiberayo nabera bose. Amen Yesu. Amen. Mureke turagize Uwiteka urugendo kuko niwe ushoboye byose, nta kiza kimunanira, byose biri mu kuboko kwiwe. Niwe ufite amaboko akomeye, niwe ufite byose mu kiganza cyiwe, nta kizi na kimwe kiza kimunanira. Gusa icyo ashaka nuko tumuheza urugendo tukarumuharira. Twamara kurumuharira wenyine akaba ari utuyobora, yamara kutuyobora akaduhurusa aya mahoro. Kandi abo yayoboye ntabwo azabayobya inzira, abo yayoboye ntabwo azabarekerera, abo yayoboye azahurutsa aya mahoro. Imana nishimwe cyane. Ariko abiyoboye abo inzira zibagora, abiyoboye ntabwo bashobora guhuruka aya mahoro kuko bayobogwa na kamere, kuko bayobogwa n'imibiri yabo. Imana nishimwe cyane. Abatanezeza Imana abo bose ntibashobora guhurukayo. Abatari kumwe n'Uwiteka, abatajana na Yesu, abo ntibohuruka aya mahoro. Niyo mpamvu rero Musa yabwiye Uwiteka, reka duhagurukane nawe, reka tujane nawe. Nuko yarabizi nguko yohaguruka wenyine akiyobora tozahuruka mu gihugu yari yarasezeranijwe n'Uwiteka. Bituma saba kugira ngo ahagurukane n'Uwiteka bajane nawe, kuko yaramaze kumenya kuko Uwiteka ari we byose muri byose. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajanye n'Uwiteka ntiwazahurukayo. Murebe nk'abayuda barahagurutse, nabo batora runo rugendo twebwe twese twatoye. Barahaguruka baremera, barahamagagwa, baba intumwa za Yesu Kristo, kuko nawe uri intumwa, kuko nawe uri revera, kuko nawe uri pasteri, kuko uri umuvuga butumwa, kuko nawe uri umuyoboke w'uru rugendo ruja mu ijuru. Na Yuda nawe niko yahagurutse. Imana nishimwe cyane. Na Yuda nawe niko yahagurutse, aravuga ngo ndagiye ndemeye ndahamagawe. Yemera impamagazi Yesu Kristo yari yamuhamagaye, aravuga ngo reka tora urugendo nawe ruja Isiyoni. Ariko murabizi amaherezo yiwe ntabwo yabaye meza. Nuko atikoreje Uwiteka urugendo, yemera kwiyobora, yemera kwiheza kwiyobora muri uru rugendo. Ntiwabishobora mwene data. Amaherezo yiwe yarangije yiyahuye kuko urugendo rwiwe ntabwo yari yaruragije Uwiteka, ntabwo yari yiringiye Uwiteka. Imana nishimwe cyane. Ni nayo mpamvu rero mubona abantu benshi bamaze gukurikiza inzira nk'iza Yuda,
baremewe barahamagagwa, baremera barahaguruka, baremera batora urugendo, baremera baragenda. Ariko tibikoreza Uwiteka urugendo, tibaharira Uwiteka urugendo kugira ngo abayobore. Kandi abo Uwiteka yayoboye azabahurusayo amahoro. Ntawo azata mu nzira, ntawo azayobya inzira, ahubwo akora iyo bwakaba kugira ngo abahuruseyo amahoro. Niyo mpamvu ubona rero abantu bahamagawe ariko badasa n'abahamagawe, badakora nk'abahamagawe, batavuga nk'abahamagawe, batabayeho nk'abahamagawe, ahubwo babayeho gusa nk'ababihagazemo. Yesu ashimwe cyane. Hari ababihagazemo batabirimwo, kandi hari n'ababirimwo banabirimwo. Abo ni babandi bikoreje Uwiteka uru rugendo rugana Isiyoni ku Mana yacu. Ugasanga umuntu yarahamagawe ni revera pasteur, umuntu yarahamagawe ni pasteur, umuntu yarahamagawe ni umuvugabutumwa, umuntu yarahamagawe ni umuririmbyi, ariko ibyo ntibimubuza kugira gute, tibimubuza kwambaza umwanzi Satani, tibimubuza gukora ibidakwiye, tibimubuza gukora ibyabanzi b'Uwiteka. Ibyo ntibimubuza, kandi yitwa ngo yarahamagawe. Iherezo ryabo ni ukurimbuka. Iherezo ryabo nta rindi, iherezo ryabo nduvuge ko ari ukurimbuka. Murege ukuri tukuvuga uko kuri, kuko ukuri kuza guhora ari ukuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Iherezo ryabo niki? Ni ukurimbuka. Ni nayo mpamvu Timotheo Pawulo amwandikira yaramubwiye ngo ubwirize abantu, mu isura yiwe ya mbere umurongo wa 2 ugeze nko ku wa 4 gutya, yaravuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Ikintu cya mbere uzakora, uzahane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Imana nishimwe cyane. Ufite ibyo byose. Niyo mpamvu abantu batagishaka kubwibwa ukuri, kuko babizi ko babihagazemo batabirimwo. Bazi ukuri ariko ntibagishaka kubwibwa ukuri, kuko uko kuri kurabakondana. Tibashaka kuba etre condamné bakiri hano kwisi, ahubwo bashaka babanze binezeze, bamere nk'abahamagawe mu muhamagaro, bamere nk'abatoye urugendo, bamere nk'abarimo bagenda berekeza mu nzira igana Isiyoni, nyamara batajayo. Ni nayo mpamvu batagishaka kumva ibyiza, basigaye bashaka kugira gute, kubwibwa amagambo gusa aryoheye imitima yabo, aryoheye amatwi yabo, kugira ngo babashe guma kwinezeza, kuko batikoreje Uwiteka urugendo. Base n'abari mu rugendo, base n'abagenda, base nabo n'abatoye inzira, base n'abemeye impamagazi, ariko ntibabwibwe ukuri, ahubwo babwibwe ibiryohera imitima yabo. Imana nishimwe cyane. Rero mwene data, va muri abo, ikoreze Uwiteka urugendo kugira ngo akuyobore. Kandi abayoborwa n'Imana, abo bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo bose abo nibo bana b'Imana. Abo nibo bazabasha runo rugendo turimo. Abo nibo bazabasha kwirinda, abo nibo bazahabwa imyuka itatu. Hariho umwuka wo kwezwa, hakabaho umwuka w'imbaraga, hakabaho n'umwuka, hariho umwuka wo kwezwa, hariho umwuka w'imbaraga, hariho n'umwuka w'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Abazikoreza Uwiteka bose uru rugendo turimo bazahabwa umwuka w'imbaraga, bazahabwa umwuka wo kwezwa, bahabwe umwuka w'ubwenge. Hari abakristo benshi badakigira ubwenge, bakibwira ngo bafite ubwenge, bigatuma bizera ubwenge bwabo, bigatuma bava mu byizerwa ari nta mpamvu, kubera kwiringira ubwo ubwenge bwabo. Hari abakristo badafite umwuka wo kwezwa, badashaka guhora bapfa ku ngeso za buri munsi bezwe. Imana nishimwe cyane. Ugasanga umuntu ni umukristo watoye runo rugendo, arimo aragenda mu ijuru, afite inshingano, ariko ugasanga utugambo arimwo ntidukwiye, ugasanga ibikorwa birimo ntibikwiye. Yarangiza yaje kwidefanda, akidefanda avuga ngo ya ngo njewe inza nivugira gusa, ngo no kwivugira gusa, nyamara ntamenye kuko atangiye gutema inzira imuganisha mu kurimbuka. Kandi inzira igana mu kurimbuka ntabwo
witora uko ubyutse gusa, ahubwo utangira ukayitemurira, uko ugenda uyitemurira yaroha ikaba inzira nini, kandi n'inzira iza kuba nini yahereye mu kazira gatoya. Imana nishimwe cyane. Ukavuga ngo jewe nivugiraga gusa, ngo jewe nivugiraga gusa, ariko nyamara ntumenye kuko aho hariho hakuganisha mu kurimbuka kwawe. Jewe ni gusa nivugiraga fulani, ngo navuga gute, nagiraga gute, byaruko gusa byaruko, ukabyorosha. Ntumenye kuko iyo ari strategy satani arimo arakayira, satani ariko gukira kugira ngo uzabashe kurimbuka, uzabashe kurunduka neza winjire mu byiwe. Kuko uyu mwuka wiki, uyu mwuka wo kwezwa ntawe ufite. Umwuka noneho w'imbaraga, abakristo benshi niyo mpamvu batakigira n'imbaraga. Ukabona umuntu yarakijijwe, ukabona umuntu yatoye urugendo yaragiye, bamuheza umuntu nasengere, ikibazo kikaba kirabaye. Imana nishimwe cyane kuko tiyaragije Uwiteka urugendo rwiwe, tiyari Uwiteka byose muri byose. Imana nishimwe cyane. Tiyaretse Uwiteka mubere byose, tiyaretse Uwiteka mugendera imbere, tiyaretse Uwiteka amurangaza imbere kugira ngo ntiyagaragare we, ahubwo agaragare Uwiteka. Kandi Uwiteka abo yayoboye azabahorosayo amahoro. Rero ijambo ry'uyu munsi rije rikubwira mwene data wowe kunumva aho uri hose, wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, kuko ibiturwanya ni byinshi, ibiturusha ni byinshi, intambara ducamo ni nyinshi, ariko utari kumwe n'Uwiteka ntiwanisha. Mureke tubane n'Uwiteka. Amen.